kureba ko nyine kabaye. Waratwite? Nese ntabwo nabyemeza ngo naratwite kandi ntarabonana na muganga ngo amubwire. Ubwo se wowe waje kureba iki? Yewe se shere w'umuganga ahangaha naje shere w'umuganga naje Gafifi nkawe ukundana n'umuganga koko? Genda Gafifi bese ubwo ari bukubonera umwanya wose urabona ndi umusore mubi. ubwiza bwawe bugaragarira he? Kirere mfite amafaranga se nibwo bwiza? Rero ugiye kumuyongesha mpaye ndetse ugarakubonera umwanya agiye kwita ku barwayi kandi wumve ndetse ko waje mu masaha y'akazi kandi umva abakobwa b'inshinzi bahangaha bafite umushiha uko batwize. nta mushiha mfite kuko ntabwo bamfashe ku ngufu. Turakunda nabikoze mbishaka. Turakunda nawe vuga kacyaye nazibye muhamagare se wumve. Muhamagare mfite akazi gakomeye. We baby we sheri meze ute? Nageze aha ku kigo nderabuzima tuganire. Nahari vayo aho nsuhuze sheri ndagukumbuye. Urabona kuva muri ra misozi muri ra mihanamanga abasirikare nabone vayo sheri. Urabyumva wowe? Yambe sindahanga sinaho ngiye kazi. Uzakazi nkora se? ukora iki se ko ndagira ngo urumujura? Umujura. Kihehe sikosa. Sinaguterese se? Abuzwa n'iki kunyita umuhehe? Ndakuze rega. Unzi? Nkuzaho aho nkuzi ningi mpazi. Mvuye? Aho uvuye se suhazi? Tukobwa twanduye ariko nuko tuba tumize. Waranyanduje? Karatwite. Amazi. Hari indezo se nzakwaka. Hako umvura inshinzi. Ko numva gafite umushiha. Ndamaze. Ahubwo kankunze focus. Wowe. Yesu. Wowe. Yese nkundana n'abuntu abangana utyo. Ndamaze ariko. Baby. Tekereje nakuzi neza pe. Nakubuze sheri. Hari abantu narindi kwakira. Uri kwakira. Mugana nje kwivuza. Sheri. Meze neza nari nkuko. Ako se mugana nago wumva. Nanjye nari nkuko. Ushiri wanjye ko niba yatinze kuza koko byamugendekeye uti. Karibu. Oh baby. Nakutinji. Wari watinze. Yapi. Iminsi myinshi. Kuri twese. Chamaze iminsi rero naragukumbuye ndagushengera bimwe byadaje. Nese kukumbura umuntu ntunazi kumusura cyangwa ngo namuvugije kuri phone. Ko naje na biramahire kuko naje. Waje kuko naguhamagaye nkavuga ko ngukumbuye. Ega buri yani ndagukunda ipantaro na bogisa bikamanuka. Kandi sibyo byo nibiki. Uwo n'umutuma twasomaga mu gitabo nyine. Ariko bebe chaye sara afite ikibazo pe. Ese ubukende bumeze nabi nese kubizi ko umuntu agizwa no kuba yagiye kuzunguza none ukabona ibintu bimeze nabi n'ibikato. Harabura gasara ariko ntabwo bikabije byadanje nyine ntabwo bikabije nko ku muntu ukunda nyine nuko byaba bitameze neza amaso yanjye yereka ko bimeze neza. Ako nyine buriya amafaranga naboneka nzabitunganya kuko nese ubundi kugira saro ukavuga ngo amafaranga yarabuze. Nawe reba igisuko ubuhagaze. Ariko amafaranga yarabuze. Siko byari imbere nyine kuzunguza bishyiraho none ukabona ibintu
bumeze nabi amafaranga akugaragara kugukuruza usanga ka Yesu kakana ubwo ntera inkunga none ari ibishuko byasaje maze reka mubwire bebe icyo nakwima ni icyo navuga ahubwo se bebe ugeze iwawe none ndumva n'ibitotsi bitangiye kunyica ntabwo wajya kuryamisha nkabanza nkaruhukaho nta kibazo reka kuba wirambitse ngiye njya kuzunguza nshaka y'umugoroba ujye hehe njya kuzunguza ukabura urara ugiye guhungura ugiye kuzunguza nahageze none se byagenda bite nahageze nta kibazo cy'amafaranga nta kibazo wahura nacyo cy'amafaranga n'ubundi nyine ayo wari bwakorere kuri uno mugoroba n'ubundi nyine si ubizi se iyo nje oya iyo nje mba ndi igisubizo kwereka aho uryama ntabwo ndi bwaryame njyenyine ariko oke nari ndagusinziriza ubundi mitegere urantinde aregeye gusinzira birarangira ejyayo kabisa ugenda ujye kundyamisha nubwo twaje kugusura ariko twaje kugusura mana ugomba kuzana ibiryo mwese murafata ikigo nta kintu nigeze neka genda uzane n'ibiryo nubwo umukozi wa hano biharitse natetse n'agaceri nako gaceri nari natetse nako kashize nese ubwo murabigenza mute ariko mana nawe urumva nese ubwo turabigenza gute agaceri nari natetse kashize kandi na boss nawe nta yindi mirongo yigezamo nese ubwo nayo kubigenza gute urembwa mana umuntu w'umugabo ngo ndi umuki uri umugasha nyumvira ariko nk'aka kana iyo uratinya ukabwira umuntu ungana nka siko ngo ni iyo koze yampigirimo hariya hirya ntayigushumuriza ikanakurya ariko tega mbabwira muceceka mbabwira uzi ko fisito tuvukana ari imbwa koko umuntu ujya guheheta ajya guheheta se cyaki nabonye umusore mwiza ajya guheheta muri bare ntago ajya guheheta muri bare pe uramubeshyera atajya guheheta ejo muri ntago yataye yinuza koteri nye reka byose nimubireke ugenda utuzanira ipura tujye mwana ariko uzi ko nabwiriwe wabwiriwe mwana yindi ngana gutyo uravuga ngo wabwiriwe ushingiye ako dodo cyakoze wenda weho nako ibiryo urabasha none se shaka ukubona muri iki gihe ibintu byarakaze na boss nawe ibintu by'imirire yanze kubizana ngo byagize ikibazo ngo bamwibye imyenda by'abazunguzayi ngo harimo kimwe cyangwa bakika cyane niburi nariki ngo ni rutika rutikandisha none buriya nshaka nko kwishingira ka business nkahara ku muhanda nanjye ngaje ndacuruza imyenda nk'abandi bana oya bamwita n'undi muzabitwa gutwi igwa wundi ufite kigenda ngo igwa wundi ufite ibitwi bizamuye guki yenda kiza rero nyine umushinga wanjye nshaka gushinga ka business ku muhanda ako zasaduko nzajya mbakoko nese ngiye simubizi ko nta rutima rubi we kutagamba aya shawuri kubeshya wowe ntago uzi gucuruza oya ntago nakubeshya none se ngiye rwose uteranyaho rimwe na kangahe nimwe uteranyaho rimwe ni 6 Afrika none umeze neza cyane yambaye neza ariko shiri nye nari mukumbuye muga ntago wumva nanjye nari mukumbuye cyane rwose abarwayi si uyu munsi wakiriye bangana iki mva ni benshi ndumva nananiwe wananiwe ubona kubyumva wakiriye abahise ko wanze kunyakira anytime ndashaka ko dusangira uyu munsi birakunda yego hari abarwayi benshi banegereje shiri ndawukumbuye baby ako se mugiye nakubwiye ntagumba ako se ubu no mudamu yabaye ba wicaye nyine usigiye nicare hano ngaho urabona ndamata yego muri weekend wenda ndabona umana nako kagabo kawe wabona nawe kakubomoya
Ni kangahe? Eh? Ni kangahe? Karindwi. Karindwi. Haya nayivuze ngo ni 9. Eh. Nyine baravuze ngo navutse nta bwonko mfite. Ariko nyine banjyanye kwa muganga. Abo tutahumeka. Nese ubu ukora n'umujeni. Uri umusazi. 10 gutanya 10 kangahe? 10 guteranya 10. 30. Naka ni 30. Ni karindwi. Ni 20 wanga. Ni 20. Ariko nari mvuze 20 ga. Taga turashe ku ngingo nimba ni no ku. Oya murase ku ntego ntago ari ku ngingo nawe. Ujye nyunganira mwana. Eh. Ubwo genda uzane niyo. Kira ngo wenda kamano. Nawe ugende uvuga ati ngo nago nakwimye ibiryo ngo nakwimye ibiryo da. Wajye ukazanira ibiryo mwirira wa mugabo. Ariko uyu muhungu se mu kwa mbere. Nako nakuzaba. Oya uzakajyana. Wowe urimo kunyaka ibiryo nago nakubeka ibiryo nawe. Ahubwo hari siramuje. Isiramuza. Isiramuza ni ibiki? Nukugenda babakurura bakata. Ahubwo hari igikorwa cyaradutse. Bakagusiramura neza. Se ari siramuje. Vuga no he? Ipantaro. Papa hagati y'amaguru we. Papa. Hagati. Papa wawe yari siramuje. Wapi? Kwisiramuza ntago mbizi mubanze mu bitsobanurire. Basiramura bate? Nujye bazabikwereka. Ni hagana hehe se ubwo bikorera ngo mitegenda Dusubire mu byibi. Ko yaranda. Nujye bazabikwereka. Uyu mwana afite kuba akunda kurya cyane ibintu by'ibiryo yabyikubyeho kuva kare. Kino kihore. Kiswa yari siramuje. Kwisiramuza ntago mbizi banze Papa bitsobanurire. wawe yari siramuje. Kwisiramuza ni ibiki? Nako sinabikora siramuje. Wari siramuje. Ntago nigeze nisiramuza. Ajya ngatsobanura kwisiramuza. Ni kakanu bakurura gutya kabari hahandi. Ni hahandi kuri penisi. Ahubwo wabikoze. Oya ntago nigeze mbikora. Iswa igisubizo. Kujyama. Ako Oya, nta kibazo. 20. 20 by'ubuntu. By'ubuntu. Nta kibazo ahubwo aho ngaho duhite tujyayo. None aha ngaho. Ya sheri urareka tumureke wasanga ari n'umusazi. Ahubwo se every day hari akazi sinzi niba iki kiganga uzakiguramo. Kiri kuguha iki? Nyine pe njyewe nagiye muri aka kazi mbikunze. Ndabikunda pe. Ntabwo kukavamo. Pipi. Ntabwo wakavamo. Isi sheri batangira unyigira umushinga ko hari ibyo natekereje. Ibiki? Urabona fwara kwa Kalisa arya narakweretse. Hari ibibanza numvaga nteganya kugura. Ariko sinzi icyo utekereza wowe. Kandi urabizi nyine ko ari njye nawe. Ego wigize kubimbwiraho ariko nyine twari twavuganye ko tutagura kwa Kalisa wenda twakigira ruguru tukagura nk'itaje mu mujyi. Ya amafaranga urabizi ndafite. Mvuye kuri misiyo faranga nayazanye urumva ko nyine wowe uraza kureba ikintu kijye mbere ubundi umbwire dukore ko umushinga yes waretse tukabyihorera tukaganira ku by'urukundo rwacu. Nari nkumbuye ku buryo wari umwumbuye sheri nanjye nuko hayiwe nari nkumbuye nuko ya buriya sheri urabizi nawe ukumva nanjye nuko nawe nuko ndifuza ko ari we wazaba mama w'abana banjye ejo hazaza. Murambirota. Yego. I love you. I love you too. Sawa. Ubundi niwe wanjye kabisa.
batakwakira. sha serivisi y'abaganga ba hano ndabona icumbagira. ariko nyine sheri nkundo z'iyi minsi iminsi z'abasore zigaragara subizo ako twebwe ntabwo tugenda nk'ukuri. nizere ko ibyo uri kumbwira atabizi wa murwayi nyine urwaye kanseri birarangiye. Wa murwayi urwaye kanseri birarangiye. Ngo uri kubwira ngo wa murwayi wari urwaye kanseri birarangiye. arapfuye Arapfuye nyine birarangiye.